Yes, rero muri uyu mwanya dusa nkaho tugiye kugaruka ku bintu rero byasize bihanuwe, mbese ibyo bintu bikaba byarahanuwe nyine n'abatubanjirije na n'uyu munsi bikaba bihanurwa, ariko abatuye isi ndetse n'abakurikirana amwe mu madini akoreshwa twafata nkaho ari antikristo, bisa nkaho nyine bikoreshwamo. Ibyo byose rero bikaba byarahanuwe nyine, bikaba byarasizwe bihanuwe ko bizabaho, mbese nyine bizagira n'icyo byangiritse. Rero hari byinshi nyine bikomeje kugenda bivugwa, hari byinshi bakomeza kugenda bavugaho, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo nyine basize bahanuye n'uburyo byasize bivuzwe, ari nabyo tugiye kureba hamwe, ari nabyo tugiye kurebera hamwe, tubihuze tumenye ari ibiki byose, tubisobanukirwe. Yes, rero mbere na mbere uraza kubanza nyine ushishoze urebe uburyo ifoto yacu imeze, mbese urebe nyine n'uburyo ibintu bimeze, noneho ukurikirane icyegeranyo, wumve ibyo bintu nyine byasize bihanuwe ndetse n'ibyasize bivuzwe, dore ko nyine hari byinshi cyane byasize bitangajwe, bakomeza kugenda babitangaza bavuga ati koko ibi bintu byaravuzwe ndetse byaranahanuwe, dore ko noneho n'ibiri gutera mu miryango yo kuri uyu munsi tubayeho ni byinshi cyane nyine, aho ukomeza kugenda usanga nyine imiryango imwe n'imwe irimo iratana ikabura n'aho ibarizwa, mbese nyine ugasanga byose ni imfabusa, mbese ugasanga nyine byose byarahanuwe ahubwo hatazwi ko nyine byahanuwe. Mbere na mbere ubu ntabwo ari ubuhanuzi bw'ikubagahu cyangwa se iterabwoba, ahubwo ni impuguro yuzuye ubushishozi n'amakenga, bishingiye ku kwitegereza neza aho ibintu bigeze no kureba mu byanditswe, nyuma hakabaho gushyira mu gaciro, mbese nyine hakabaho nyine kubiterateranya, noneho tukabishyira mu gaciro tukareba nimba bimeze kimwe nyine n'ibyo dukomeza kugenda tubagezaho, dukomeza no kujya dusobanukirwa nyine ibyo byose bavuga ko byahanuwe, mbese nyine byasize binavuzwe. Inkuru ni nyinshi zikomeza kugenda zivugwa, inkuru ni nyinshi nyine zagiye zandikwa ku bijyanye n'ubuhanuzi bwagiye bukorwa ndetse no guhanura kw'abantu, ariko noneho ibyo byose noneho mu muryango w'uyu munsi cyangwa se mu miryango yo kuri uyu munsi turi, imiryango imwe n'imwe nyine yifitemo guhanura nabi, mbese yifitemo nyine zimwe mu mbaraga bari gutera mu bantu, ugasanga banakwambuye igeno, mbese ugasanga n'igeno wari ufite uraryambuwe, ariko ibyo byose nyine twabifata nk'aho ari byo biri mu bantu uyu munsi, ari byo noneho biri kugenda bikurikirana abantu uyu munsi. Inkuru ni nyinshi, inzandiko ziragwiriye zivuga kuri antikristo n'umubare 666, mbese nyine umubare 666, ubwo 6 inshuro 3. Ibinyamakuru bimaze gutangaza ko mu mwaka wa 2017 abanyamerika bose bazaba baramaze gushyirwaho ikimenyetso, hari n'andi makuru menshi ajyanye n'ibyo nyine, mbese nyine nibwo nyine bari batangaje rero iyi mvugo, nubwo dusa nkaho tubivuze nyine nkaho ari ibintu bigiye kuza cyangwa se ari ibintu bizaza, noneho bifate noneho nk'ibintu byabaye, kubera ko umwaka wa 2017 usa nkaho warangiye, noneho twanawuvuyemo pe, ahubwo noneho ibi byasizwe nyine bihanuwe, mbese n'abakoze ubu bushakashatsi babukoze mu mwaka wa 2016. Niyo mpamvu nanigeze ngo tubanze tubihereho, noneho tumenye uburyo bimeze, tumenye n'uburyo basize babihanuye, mbese ibyo byose tubishyire hamwe, noneho dusobanukirwe uburyo icyo babivuzeho n'uburyo basize babihanuye. Ibi ngibi byanditswe nyine muri 2016, 2017 abanyamerika basa nkaho noneho bataniye bavuye mu murongo, noneho natwe noneho niyo mpamvu tubihereyeho kugira ngo tuze kwinjira mu cyegeranyo cyacu byose twabirebye, twanamenye n'ibyo ari byo, twabwiwe nyine muri make icyo bishatse kuvuga. Icyo tugambiriye hano twese ugusubiramo iyo nteruro, ahubwo turashaka kwerekana ko ibyo bivugwa byarangije gushyirwa mu bikorwa, ntabwo ari ibintu bizaza mu gihe kiri imbere nk'uko benshi babyibwira, cyangwa se
ahubwo ubugome nyine bwatangiye gushyirwa mu bikorwa, mbese Satani ageze kure mu gutegura ingabo ze, ariko agenda yangiza, yiba, yica, anatsemba nk'uko ariyo misiyo ye n'ubusanzwe nyine. Mbese nyine ukomeza kugenda usanga uwo dufata nka Satani, cyangwa se uwo dufata nyine uwo dufata nk'aho azira mu myuka mibi, akomeje kwica, yiba ndetse anatsemba imitima y'abatuye isi, kugira ngo noneho ibyasizwe bihanuwe, mbese n'ibyasizwe byaravuzwe, noneho bise nk'aho noneho aribwo bigiye kujya byatangira muri rusange. Imana ntacyo izakora itamenyesheje ubwoko bwayo, mbese nyine ngo idahaye ubwoko bwayo proof, cyangwa se ngo babe bamenye nyine ikibiri imbere cyangwa se ikibirimo. Rero nubwo ukomeza kugenda usanga nyine ariko nyine ari ukuri kw'ijambo ry'Imana ko izamenyesha abayo ibigiye kuba, kandi amateka y'abatubanjirije akaba abihamya. Ntibibujije ko nanone ijambo ry'Imana rivuga ko bafite amatwi ntibumve, bafite amaso ntibabone. Bibiliya kandi itwereka abagiye badamarara kugeza igihe batunguriwe umwanzuro nyine ukabatsemba, mbese nyine ugasanga nyine igihe cyabafashe, mbese ugasanga igihe cyagombaga gukorwamo bimwe mu bikorwa nyine bashakaga kubereka, ndetse na Bibiliya yashaka kugaragaza, ugasanga icyo gihe kirabacitse, mbese ugasanga icyo gihe nyine ntacyo bagifite muri make. Ikigaragara rero ni uko Imana isohoza isezerano ryayo ryo kumenyesha ubwoko bwayo, kandi koko hakaba abumva imbuzi bakirinda bakororoka, hakaba ariko n'abandi nyine batsindagira ibiti mu matwi ntibabyumve nyine. Ugasanga ibyo Uwiteka Imana yagiye aburira abari ku isi, ndetse n'ibyagiye bihanurwa na ba pasiteri, ndetse n'ibyagiye bivugwa n'abigisha ijambo ry'Imana, ugasanga ibyo byose nyine ntibikoreshwa, ahubwo ugasanga hari abamaze nyine kwiyumvisha ko ibyo byose bidashoboka, mbese bitazanabaho. Nanone se bene data, ni iki tutabona mu byahanuwe n'ijambo ry'Imana kitwereka ko ibihe bya nyuma twabigezemo, cyangwa se ni iki kidupfutse amaso ku buryo tudatandukanya ko hariho koko ubwami bw'Imana, mbese hakabaho n'ikibi nyine aricyo dufata nka Satani. Ibyo byose rero bakomeza kugenda bibaza nyine impamvu basize babihanuye, ariko ubu ngubu bakaba batabona ko nyine hariho Satani ndetse n'ubwami bw'ijuru nyine. Ibyo byose bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine ibyo byose bitagaragarira abari ku isi muri rusange. N'ubwami bwa Satani ari niyo mpamvu nyine dukomeza kujya tubihuza tuvuga ati se ni ukubera iki nyine hatagaragara ko hariho ubwami bwa Satani, ntihagaragare ko hariho ubwami bw'ijuru? Ni gute nyine abantu batayibona, ndetse ni gute abari ku isi batabisobanukirwa ngo babe bamenya ari ibiki, babe basobanukirwa mbese ari ibiki muri rusange? Nibwo rero uyu munsi twaje kugaruka mu cyegeranyo cyacu tubabwira ati nibwo rero imiryango igiye kujya yasenyuka, nibwo Satani iri kujya yakinjira mu bantu, aho biri buze kugaragara no ku ifoto yacu. Uraza gukomeza kugenda usanga nyine ifoto yacu uburyo igaragaramo n'uburyo ikozemo ari ikimenyetso nyine kindi gishobora kukwereka ko ibiri gukorwa ndetse n'ibiri kugerwaho aka kanya muri iyi si bisa nkaho noneho ari aya mayobera, bisa nkaho biri gucanga abantu muri rusange. Noneho ari niyo mpamvu tuvuga ko byanahanuwe nyine, bikaba byarakozwe n'abakera, bikaba byarasizwe bihanuwe muri make. Nubwo nk'uko nabivuze rero, singiye kubabwira iby'ubuhanuzi ibizaba cyangwa amahame runaka. Ndashaka kukwereka ibikorwa biguhamiriza ko nubwo wenda wowe wisinziriye, Satani we ari mu gukora, ndetse ari mu gikorwa, ari mu kwica, ari mu gukuraho, ndetse ari no mu kwiba nyine abantu. Ari naniho ukomeza kugenda usanga nyine rimwe na rimwe bamwe na bamwe bari kugenda bava mu buzima batazi ikibajyanye, ugasanga nyine
umuntu ejo bundi arakize pe arakize afite amafaranga, mbese wazinduka cyangwa se bwacya ugasanga nyine imitungo ye yose yamaze kujya hanze, amacyamunara ariho noneho ari kuza agatera mu bantu, ugasanga buri munsi cyamunara zirakorwa. Iki ni cyo gihe rero cyo kwitandukanya umukristo wari ukivanga ibintu akajya nyine noneho muri ba bandi batavanga ibintu, noneho ugasanga ari nabwo nyine cya kimenyetso twaje kugenda tukigarukaho, nibwo nyine twagitangiraga dukomeza kugenda tubabwira ati ikimenyetso twafata nk'aho ari antikristo n'umubare 666, kuko nababwiye ko nyine uyu mubare bisa nk'aho watangiriye muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2017, nibwo bahanuye ko uyu mubare hari icyo ushingiyeho, mbese hari n'ikimenyetso gikuru kirenze cyo kuri uyu mubare, mbese kivuga nyine kinasobanura uyu mubare muri rusange. Nibwo nanjye nakomeje kugenda ngaruka nyine nkomeza kugenda nkwereka ko ibi byose bigiye kuba byatandukana, noneho bikajya ukwabyo, buri mukristo nyine akivuga we ubwiwe, noneho akamenya ko noneho ageze aheza. Rero ubuhamya ngiye kubagezaho nizeye ko bubafasha kubona ko ibyahanuwe birimo gusohora, mbese nyine biri gusohozwa nk'uko natangiye mbibabwira. Gukora kwa antikristo kwatangiye nibwo gukora ko nyine gusesuye kugifite ikikubaza, ndetse nyine kigufite imbaraga, aho ukomeza kugenda usanga nyine bamwe muri bo bakomeza kugenda basangwa mu ngeso mbi, noneho na wa wundi utarazijyagamo, na wa wundi wari usanzwe ari umukristo, ugasanga noneho hari icyo nawe agiye kuba yakishingikiriza mu bijyanye no guta, ndetse no guhabwa nyine setting nshya. Ugasanga umuntu yakoraga ibyiza ariko hashira iminsi ugasanga noneho ibyo byose nyine hari ikibyihishe, mbese ugasanga hari n'ikibyihishe inyuma kugira ngo hagaragazwe ko nyine nawe yamaze kwakira indi mico. Ibyo ngibyo rero bikubiye nyine mu buhanuzi bwagiye butangwa, ndetse no mu bya kera byagiye bivugwa, cyane cyane ko noneho ari ikimenyetso bagiye bagaragaza ko nacyo kiri mu byabiteye nyine, kiri mu byatumye ibyo ngibyo byose bihanurwa, mbese bikanakorwa, bikanavugwaho byinshi muri rusange. Reka nkubwire uko bimeze, ibihe byiza gusa yo gukanda subscribe nk'ibisanzwe, ariko nkwibutse ko ukiri kuri Rodri Entertainment, noneho ndaje dukomeze n'ibindi byinshi cyane, kubera ko muri Bibiliya hari ibimenyetso byagiye bikagaragazwa nyine n'abakera, mbese ibyo bimenyetso na n'ubu ngubu biracyariho, mbese biracyagaragazwa, ari nayo mpamvu nyine bakomeza kugenda bibaza impamvu ibyo bimenyetso bikiriho, ndetse n'impamvu ibyo bimenyetso bigikoreshwa n'ubundi, bikanakoreshwa n'abantu bariho ubu ngubu bahumutse, mbese bazi icyo gukora, ariko ugasanga nyine ibyo bimenyetso biracyakoreshwa, ugasanga na ba bandi bose bari bitonda, na ba bandi bose bari bafite ububasha mu gukora ibizima, bose ugasanga ibyo bimenyetso barabikoresha muri rusange. Rero tutagiye kure, reka mubwire ko ngiye kuza dukomeze n'ibindi byinshi, gusa gukanda subscribe uracyari kuri Rodri Entertainment nk'ibisanzwe, ndaje noneho.